Kongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Fab TV rero mudukurikira umunsi ku munsi, twagarutse muri ya gahunda y'ubusobanuro bw'amazina. Benshi mwagiye mwibaza aho dukura ubusobanuro bw'amazina, ubushakashatsi dukora ku mbuga zigiye zitandukanye ku mazina yagiye abaho guhera kera kugeza ubu, tukamenya ubusobanuro bw'amazina yanyu. Tubahaye ikaze rero mwe mukigera hano, tubwira umuntu ukigera hano bwa mbere gukanda subscribe no kukazogera kugira ngo azajye abona ubusobanuro bw'amazina atandukanye tubagezaho umunsi ku munsi. Umunsi tugiye kuba twaguha ubusobanuro Diane. Wewe witwa Diane, tega amatwi ndetse ntuze kugenda utanditse muri comment utubwire uburyo wumvishije ubusobanuro bw'iri zina, ndetse nawe urashobora kutwandikira muri comment tubwire izina wifuza ko twaza tuguha ubusobanuro bwaryo. Reka twihute tutabatinde tubaha ubusobanuro bw'iri zina. Diane rero ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'ikilatini, rikaba risobanura uwa Diane cyangwa se intore ya Diane. Aho rero Diane yari imana y'ishyamba n'inyamaswa mu myemerere y'Abanyaroma ba kera. Rikundwa rero n'abantu benshi kubera uburyo bworoheje, kandi rero rifite igikundiro mu bijyanye n'imico n'imyemerere cyangwa se n'imyitwarire y'uwitwa izina Diane mu buryo rusange. Kenshi rero uwitwa izina Diane akenshi aba ari umunyabwenge, ufite ubutunzi, yitonda, ashaka amahoro n'umutekano, azita ku bandi kandi ahora yifuza gufasha. Akunda rero kuba wenyine rimwe na rimwe kugira ngo atekereze cyangwa se asubize ubuzima ku murongo. Bijyanye rero n'ibyo uwitwa izina Diane akunda ubwitonzi, ubwiza, ibintu bidukikije. Arashobora gukunda ibijyanye rero n'ubugeni, ubusitani cyangwa se ibidukikije. Akunda kandi kugira umutekano n'ituze mu buzima, kugira inshuti nke zizewe aho kuba mu bantu benshi. Ikindi akunda gukora ibintu bisobanutse kandi bifite intego. Bijyanye n'ibyo uwitwa izina Diane yanga uturungano n'amakimbirane, kuvugirwamo cyangwa se guhatirwa ibyo atifuza. Ikindi akanga ubwiyahuzi n'uburyarya, kubura umwanya wo kuba wenyine no gutekereza. Bijyanye n'inzozi z'uwitwa izina Diane, akunda kugira inzozi zo kubaho mu buzima butuje kandi buciye rero bugufi ariko bufite icyerekezo. Harimo kugira umuryango ukomeye cyangwa se inshuti zifatika, gufasha abandi no kugira uruhare mu iterambere ry'abandi. Ikindi no kugira umwuga cyangwa se ubuzima bumuhesha icyubahiro n'umunezero. Rero ubusobanuro bw'izina Diane twandikire muri comment tubwire uburyo wabyumvise, kandi ntibagire gukanda subscribe, like, share na comment. Turabakunda cyane. Ni Fab TV. Ciao ciao.